Yitwa nacyo niyera. Ko nibagiwe? Wibagiwe ibihangano byawe? Nibagiwe da. Hari n'indi yitwa isi irashaje. Hari n'indi yitwa umugore mubi arutwa n'akaradiyo. Aha, kari nyinshi. No. Kuki uteye comment? Ujya kurimba iyihe? Ujya kurimba iyihe? Ariko se yamwe zose ndayirimba iyihe? Umugore mubi arutwa n'akaradiyo. Wowe iririmba iyo ngetko. Iyo ndirimbo niyo kuri trend nayo. Ajya nta mikoro zihari. Nta mikoro zihari rango mfate mikrofone indirimbo. Wapi ntazo? Kameramani bazishizeho mikoro ko mbona ntazo. Wewe amajwi azumvikana n'indirimbo bizumvikana. Bizumvikana. Ko uri bunyumvishe ra. Ubu bino bijyo byose biri kugaragara. Oya. Mbangomba ibijyo bigaragara n'abantu bagaragara. Turimo turagaragara nyine. Oya, ntabwo tutagaragara. Bino bintu zabisubiramo zabireba neza. Ngo ninjye urya cyane shana ma. Narishije intoki kwera ko. Wamubonye? Nibwo byaryoshye. Ntabwo zereka ndebe. Kiragucya Jezi nonoye. Kiragucya. Ubu ngubu iri gutamira ntabwo izinzara zikujomba ku rurimi. Kareka. Babona ari amahwasi. Ndebera ndebere. Ukuntu zivuga ngo. Mwumvise ukuntu zivuga izo nzara? Ati nawe hari igihe cy'ufundikira rimwe na rimwe. Ukambe. Cyari rimwe na rimwe hari igihe cy'umbesha pe. Nuri ubwo inzara ziyo isosi bigakunda. Yes. Ibyo biryohe birishijwe intoki biraryoha. Yesu w'i Nazareti. Bahaye ikaze Latina TV show. Bakunze Latina TV show ndabasuhuje abari hanze mu bihugu byanze bitandukanye, abari muri Afrika, ngiye mu Rwanda. Nizere ko mumeze neza. Nisenda ni danger. Nizere ko ibintu ari sawa. Ntago iyo kazi yawe nayemera kabisa. Kuko ngiye ngundi kurya. Ngwaye ikaze. Kayusi. Ikaze ni yese ko ndi kurya. Ngiye ndi kurya ubutuvugana. Abari kumeza bon appétit. Abari kumeza bon appétit ubu ndi kurya. Ubu ngubu turi mu rugo. Ngwaye ikaze ni karibu. Ni byiza cyane. Nanone dufite umushitsi wacu turagabura, icyo niragabura. Umugani w'aba bahungu. Ahubwo jewe nabuze aho mpera ariko kavere hano. From Musanze, Birayi. I Musanze turabasuhuza abari Burundi, abari muri Congo, Tanzania, Zaire, mu Bure, Amerika, ahantu hose Burundi. Big up. Dufite abafana benshi. Uyu bamwita Kayusi. Ngo Zaire. Icyo gihugu kibahora. Muri Zaire. Okay, muri Congo. Ako buno bugari ndi kumva butetse kihanga. Buno bugari burakomeye we. Uyu muntu butetse yazaba y'umugore wanjye. Burakomeye. Arimo se arwishe. Nanti. Bakunzi ba Latina TV show muze dusangira bari hafi. Bajya bavuga ngo umugore mwiza ngo nuteka neza. Kandi njyaka nje babwira. Ege mumenye neza ko buriya urugo rwiza n'ibiryo byiza n'umugabo mwiza. Baje bagaragara mu guteka. Sibyo? Bagaragara mu guteka, bagaragara mu bikorwa byo kwitaho umugore. Sibyo? Iki ni kigaragaza urugo rwiza, umuntu washatse neza, sibyo? Umuntu washatse neza. Bari Latina nawe yashatse neza. Cyane rwose. Umugabo wawe ahari. Tugize gake. Nawe ndamwemera sana. Ndamwemera. Tumuhaye buri kimwe. Just everything kabisa respect. Uhirwa. Yubahwe. Niyo mpamvu mbabwira ati uyu munsi ntabwo nigeze mba umugabo wawe. Ubimenye cyane. Kuko maze iminsi naragiye gutembera, urumva? Buryo umugabo adahari, urumva? Ntago abahari mwamenye ibyawe. Ariko aka kanya hari undi uhari ubu kwitaho mu buzima bwa buri munsi. Yaba hari cyangwa adahari ariko akakwitaho. Ariko ko mbona isani yawe iryoshye cyane. Inyama yibona ute? Inyama ntuncura inyama. Uhose wariye ni? Wayiriye se wewe ntayibona?
oya iyi ntabwo nayiteze utugurane ngiye nawe ugiye njyewe iyi niyo sawa reka nirire ubugari rero ntabwo ndi bukurire inyama Kayose azajya arya impyiko imwe n'impyiko afite impyiko imwe ujye urya impyiko imwe narya impyiko yiyongere ku yindi turagurana rwose nawe urya iyo nyama reka mbabwire Kagame yes iyi nyama urayumva gute yani fresh yani meze neza Abanyarwandakazi nihangane ntabwo tubimye kubona bari kutureba ariko nimuzajya mudusura muri urugo muzajya murya neza muzajya murya neza ariko n'ababeshi aka gatogo warahe na perezida niyo mpamvu yakariyeho niyo mpamvu yakariyeho uzi ko wagira ngo waruriye ubukwe none se ubundi nturabakwe umuntu agize abana nkawe 10 ntiwamunarira bakarya n'inkweto uru ni urusenda n'ukuntu arya isenda buriya ni iki utarya hano kuri iyi si wowe yewe n'ibikeri hari igihe nzabirya ariko nzi ko hari ahantu igihugu barya ibikeri ntabwo urabyumva ibyo bihugu hehe cya gihugu cy'abazuru ntabwo ukizi ni mu bazuru barya ibikeri rwose bakoze utwo two mu mazi twose nta kintu na kimwe basizemo n'iminyorogoto yose bakarya n'iminyorogoto ba kameramani bakora akazi kabo neza miramani ko atarira kutari kurya kameramani ariko ntabwo yabishobora ntabwo yashobora kameramani uri kumbona neza ko ndi kurya imvange kamenya agasosi cyakoze kabisa undi giye avuga ngo umugabo n'uwariye iyo utarya ntabwo ubyibuha waraye Kagame urabona ko u Rwanda ruri kugenda rusobanuka neza fresh ureke babandi bagenda basebya u Rwanda rwasobanutse kera ntabwo ari ubu ngubu nyine ruri kugenda rurushaho kurusha ariko ntabwo ruri kugenda rusobanuka rwasobanutse kera kera utarava no mu nda ya nyoko urava no mu nda ya mama nabyumvaga mu migani kano gafiriti ko ari sawa ubu ngubu hari abantu benshi bazaba bara bakavuga ati ngo Donatino na Kayusi ni ibisambo ngo barya bonyene twemeze kandi rimwe na rimwe tujye tubatumira ngo baze ngo dusangire bakabyanga so rero mujye mwihangana rwose bakadutenga ntimukadukine ku mibyimba twebwe twarababaye cyane ntimukatubone gutya turya neza tuba twabiharaniye sibyo tuba twabiharaniye mujye mwihangana kabisa nawe nushaka kugera ku byiza ntawe ndi gucyurira jya usanga babiza nyine bakugeza ku byiza twemeze se ngo ihene mbi ntawe izirika y'inziza iri nubana n'igisambu uzaba igisambu nubana n'umupagani uzaba umupagani nubana n'umuntu urya nabi uzarya nabi uzakugaburira nabi nkuko bazirika Kayusi iruhande rw'ihene ihene yakomeretse yagira amerwe akayibaga ahita yirya ariko nawe guherurangiranya ihene ntacyo wamugira cyo niyo wamugira umukozi wo mu rugo njye nabyemera cyangwa nuko ndya inyama nkunda abakobwa nyewe ukunda abakobwa urabakunda cyangwa abakobwa n'abana beza kongera bakunda kandi nabo barankunda abakobwa n'ibiryo watoreye iki byose ko bigendana kuko utariye ntiwahura n'umukobwa kandi nawe ntiyakwiteza ubwo wagwana byagenda bite wagwana none ko wakunze byose iyi si ni iyawe buriya
Nose udakunze byose nakunda kimwe kikamamara iki. ukunda ubwanwa se ko ufite utwanwa dutatu nk'utwisake. Nanjye ariko ni isake. Ko rero utasabye ubwanwa n'ibindi ndiko bizajya biza. Ibyo ukunda uzabigeraho ku bw'Imana sibyo? Ukuri kurya ukagira ngo turi muri Tour du Rwanda. Ngiye ngomba kurya nabo barabizi kuko nta muntu uri kunamika n'ibyo uri kwitamika, nta n'undi uri kundisha nta n'uri kunyambika, njye mba ngomba kurya uko mbishaka. Ibya kamera bye ntago mba byitayeho, mba ngomba kurya uko mbishaka. Kwisanzura. Ubwo nyine muri comment abazavuga ko ni igisambo bazihangane, nabo ni ibisambo iwabo ntago babizi. Ibi biryo nabikwifuriza kuzajya wowe ubirya imyaka yose udasimbura. Cyane Warurya ibirayi n'igitoki se? urimbika akaririmbo keza se. Ako nawe warugiye gusoza utandindimbi. Nawe urabizi ko nyandirimba. Hari indirimbo yitwa Umupuri, hari n'indi ndirimbo yitwa urumva hajuze ko naririmba izera kubera gucanganyikirwa na turoma ndibagiwe indirimbo naririmbye. Hari n'iyitwa Udutura ijana, hari n'iyitwa Satani uzatugendaho kize ryari mu mabyase, hari n'indi yitwa Kumusamariya, hari n'indi yitwa Tuzatabarwa. Kumusamariya ni y'abashinda. Ni y'Imana niyo naririmbye Iyo Imana. yindi ni Tuzatabarwa. Uzatabarwa. Hari n'iyitwa ngo abanzi bagenda banditse mu gakarine. Hari n'indi yitwa Nzabatungura. Hari n'indi yitwa nyibutse. Munyakazi. Oya, ntago ari pompompo. Ziriya ndirimbo ni iz'ibinyusi. Ahubwo hari n'indi yitwa ntajya niyera. Ko nibagiwe? Wibagiwe ibihangano byawe? Nibagiwe da. Hari n'indi yitwa Isi irashaje. Hari n'indi yitwa Umugore mubi arutwa n'akaradiyo. Aha, ari nyinshi. No. Kuki uteye comment? Ujya kuririmba iyihe? Ujya kuririmba iyihe? Ahubwo se mwizo zose ndaririmba iyihe? Umugore mubi arutwa n'akaradiyo. wowe iririmba iyo ngeti komwe. Iyo ndirimbo niyo kuri trend nayo. Ujya nta mikoro zihari? Nta mikoro zihari rango mfate mikrofone ndirimbe. Wapi ntazo? Kameramani wazishizeho mikoro ko mbona ntazo. Wewe amajwi azumvikana n'indirimbo bizumvikana. Bizumvikana. Ko uri bunyumvishe ra. Ubu bino bijyo byose biri kugaragara. Oya. Mba ngomba ibijyo bigaragara n'abantu bagaragara. Turimo turagaragara nyine. Oya, ntabwo Utabona tutagaragara. Bino bintu uzabisubiramo uzabireba neza. Comment n'icyo uzayitera bwa mbere. Yego. Ajya ngo ashanga uririmbira Umupuri. Niyo se nkubwiye. Ese ugeze umbira ngo uririmbira we muto navuze. Mubwiye ko uririmba iyo ngiyo ngo umugore ngo mubi barutwa n'akaradiyo. Yo. Ubwo nta kantu ko kunywa gahari, nta mazi ahari. Kamanze njye gaso twumva. Kamanze mwa gasosi kugira ngo ijwi rize neza. Ritambuke neza. Murakoma amashi cyangwa muravuze murakora ku ntebe. Niga ubungubu ndi muri studio ubungubu ngiye sumbwiye ngo ngikuririmbira umugore mu warutse n'akaradiyo. Umugore mubi arutwa n'akaradiyo. Yewe umugore mubi arutwa n'akaradiyo. Muradutabara ingo zananiwe. Arutwa n'akaradiyo. Abagore babi abagabo babi urugo rubi rurutwa n'akaradiyo. Ekowe muradutabara, ekowe muradutabara, abakundanye mudutabare, abashwana mudutabare, muragaza neza
ikaze ku meza we umugore mubi arutwa n'akaradiyo yewe umugore mubi arutwa n'akaradiyo utibagiwe na gereza irimo umugore mubi arutwa n'akaradiyo umva iyo ndirimbo muzihangane rero iyi ndirimbo muzayikoreho komenti muzanayumve neza muyirangize umugore mubi arutwa n'akaradiyo mutibagiwe na gereza kuko umugore iyo abishatse aragufungisha urabizi neza cyane kandi ngenda mbibabwira buriya nanjye nunyiryo nzagushyiramo nawe ujya umenya ngo uzafungisha hari n'umugore cyo ndabona uri gukubita umugabo ku muhanda ngo wagiye hehe ngo kutigeze ujya guhaha ngo wagiye mu kazi ngo cyangwa wigire ngo mu kabari ko mbona bazadukubita nanjye nugumya ubusinzi bwawe nzagushyirishamo ngo umugore mubi arutwa n'akaradiyo cyangwa se iyo ndirimbo muzahingireho gatanu wavuze umugore gusa umugabo we wese iyo ndirimbo ko nayo yahangiye umugore twumvise akaradiyo bidakomeye cyane umugabo we tuzamuririmbira ubutaha arutwa n'iki n'icupa umugabo nawe nzamutegurira indi yiwe ubutaha wikigamo cy'igisambo cyahambiraga inyama ku mugozi nase urumva hariyo ndirimbo uretse ko itarajya hanze haburi iminsi ngo tuyisohore umugore mubi arutwa na radiyo utibagiwe na gereza noneho ikigamo cy'igisambo cyahambiriye inyama ku mugozi kibagirwa n'umugore ariko shaka abagore ngo bakunda inyama tugendeye kuri wewe reba ukuntu afashe igufa iri gufa rero harimo imisokoromani sha ni wewe muntu mbonye ufite igufa kuri kamera abandi bose nta gufa nigeze mbabonana uzi ko nari nibagiye kurya ifiriti ifiriti zirahari cyakoze niyaruriye byinshi ngiye ntabwo se ndabimarara umugore mubi arutwa n'akaradiyo yewe umugore mubi arutwa na gereza yego ko umugore mubi arutwa n'akaradiyo rw'ikigabo cy'igisambo cyahambiraga inyama ku mugozi kikibagirwa umugore kumuhahira bakizirika ku mugozi hari indirimbo niba ari perezida wa repubulika yaravuze uti ekise n'abari abantu baririmba mu nyoni zaridunze ngo na satani kanyoko ngo na ziriya ngo baririmba mu kigabo cy'igisambo ngo umugore ngo urukuna akaradiyo siko ziriya ndirimbo ngo zibaho ngo n'abariya ngo bakeneye inkunga perezida we tubwire niwe Kagame tureba hano tubwire izo ndirimbo ntabwo zigomba gucuruzwa kuri social media kandi yaranaduhaye monetize wowe warayibonye we ntayo urabona se si wowe wabivuze se si wowe wabivuze se ahubwo nawe ayo makuru yamye niwe ndi kubaza ni ayo makuru niwe nayabaza twicaranye hano kubona perezida cyangwa n'umwigana iraho ibiryo bye n'umwigana cyangwa hano ari nindi wahisemo kurisha intoki niwe byagaragara ko utigeze ugira niwe byagaragara ko utigeze urya umugore mubi arutwa n'akaradiyo yewe umugore mubi arutwa n'akaradiyo yewe ikigabo cy'igisambo cyahambiraga inyama ku mugozi kikibagirwa guhahira abana kigahambira inyama ku mugozi mu kigabo cy'igisambo cyahambiraga inyama ku mugozi umugore mubi arutwa n'akaradiyo yabaga yibagiwe none se yarajyaga wenyine akanywa wenyine ntabwo ngo yaribagirwaga yaribagirwaga ahambira inyama ku mugozi ni ukuvuga ngo we yahambiraga inyama ku mugozi akaba arizaho agaciro ariko nta gaciro umuryango n'abana ndetse n'umugore wagira ngo ni so wabikoraga aha ubu se we ntabwo wigeze umugira ntiwasanga nawe yarabikoze kanjye ni pasiteri kandi abapasiteri bagiye bakora n'ibyaha rero n'abacuruzi rimwe na rimwe abayobozi bajya bijena ntibarye ngo batake imyaka barye nk'ubu ureba wowe ukuntu wari utuntu dukeya kandi ibiryo biruzuye ese biraribwa nande ariko nakubwiye ngo ndi umuyobozi kuri wowe ndi umuyobozi hehe
uri umuyobozi kuri wowe oya none ni kuri nde uri umuyobozi ukumva se uri umuyobozi muri iki gihugu mu gihugu cye cy'u Rwanda ko nta gihugu nzi nyoboye jewe ni ikihe gihugu uri kuvuga ese urahakana ko utari Kagame we izina gusa ni izina nyine biraho n'ibikorwa nta bikorwa ufite ibikorwa biri hano ko ndi mu gikorwa cyo kurya ubwo rero ngiye byose mbyita ibikorwa cyane ariko urano se buriya ugomba kwihangana kuba perezida mu kurya none se umuperezida utarya ntabwo asaba aho none utarya ukagaragarira mu kurya gusa oya no mu bikorwa bindi ibikorwa bindi biri hano nibihe nakoze ubundi uri kurya uri kutuganiriza ubwo ibyo nkabibera perezida ahubwo ari wowe wakabaye perezida mu kurya cyane hano none se nareka kurya ko ngewe ariko ntabwo nicyo gisambo naririmbaga ngewe ndi umugabo kandi indirimbo ari izawe aha yore abantu batazanyangira rimwe barakwanga bazakwangira kabiri ahubwo buriya nawe ni uko burya buriya ngo ni ibyo cyane shana ma narishije intoki kubera ko wamubonye nibwo byaryoshye ntabwo uzereka ndebe kiragutya jezi nonoye kiragutya ubu ngubu iri gutamira ntabwo izi nzara zikujomba ku rurimi kareka urabona ari amahwasi ndebere umva ukuntu zivuga ngo umva ukuntu zivuga izo nzara ati nawe hari igihe ujya ufungikira rimwe na rimwe ukambere cyane rimwe na rimwe hari igihe ujya umbesha pe none se ubwo inzara ziyoye isosi bigakunda yes ibyo biryohe birishijwe intoki biraryoha Yesu w'i Nazareti ngo mwami ngo dutabare ngo iguhe umwuzuruza reka mbabwire rero ubundi bajya bacaka Imana nayo igaca akanzu twemeze reka tugire n'inama sibyo na perezida wacu arimo sibyo baritiranwa ntukuzajye wumva ngo mvuga perezida mu gihe waba ndi kuvuga uyu nguyu nawe niko yitwa nyine uvuga izina ariko perezida ntabwo ari hano ndavuga wewe uyu mugabo rero ngaha hari abantu benshi yagiye agira inama bakamunanira pe bakamusaba ifiriti bakamusaba ngo bamugurire ngo imodokari abandi bakavuga ngo bajye gukama inka ngo batereke inkongoro ngo amata yuzure ibinuzi byansi ajya babyita ibikombe ngo twanywe tugaburire n'abandi badafite inka sibyo yeganye n'abafite inka zagiye zigwara ubumuga niba ari iki ni ukumungwa bikanagira ziyasize ubuzima ese bo ngabo ntabwo bagomba kunywa amata gereka ngo bya bintu bye byabimbabaza pe byari byavuga ngo umugore mubi ngo tunaka radio sha naje gusanga ari byo ariko menya hari ibirungo basigaye bashiramo dondo ubwongo ko mbona amagambo yakurenze yego buriya umuntu ariye kahaga aba agomba no kuvuga amagambo menshi avuga kubi ajya n'isandi inde wowe wa mugabo uvuga nk'isandi iri mu muvuri isandi urayizi wese niba utavuga yewe ntabwo mvuga iri kumbwira ngo se ngo urabona ngo umariye iki ngo wahashe ngo niba umbwira kubura ngo unyigishe isuku nkande ngo umugabo w'imbwa ubu se ntabwo ujya ubivuga ngo ni ahubwo uvuga ngo umunsi witonze ahubwo hari icyabaye naza kubikwandikira muri comment ningera mu rugo mbuye neza muri zoro ati nabaye uyu munsi siku uyu munsi ari bavuze gusa ko uyu munsi bishobora watinya umuyobozi urabeshya natinye kurya se kamabyiza ukuri kuva nabyuwagwa ibi nibyo biryo bya mbere numvise byoshe kuva nabyuwawa
Kusetsa iryo jambo mvuze. Nuko ari intunguye. Sewe nyene higiri andikubona umuntu Ushaka yumve. uzasubirayo. Ubwo ndabizi ari we wahita utanga raporo. Ubu biretse da ntabwo umwanya mfite wo kujyayo. Ubu ngubu mfite imyuga. Mfite ikindi gukora urugomo naruretse. Nabyo biba byabwinge narabivuyemwo. Twarwanaga cyane. Nkimara gukubitamo kadunda ubwonko. Mugani w'uyo mugabo. Akivangamo nako bita kamukubita umwici. Nahitaga haka. Uwo munsi baraga bahaye raporo mu mudugudu. Tiwa muntu ngo yongeye. Yananiranye. Ngo yongeye pe. Ngo turakwinginze. Ngo mudugurire ngo mwi mudugudu. Ngo myimure. Yaza nkahita mubwira ati ako si umudugudu no wawe. Urawunkuramo wowe n'uwawe isi ni yawe. Tuzana umutwe munini. Ngo ko wigometse. Ngo uzigomeka ku bayobozi, ngo wigomeke no ku baturage bizaguhira ibyo bintu. Ntabwo byari kuguhira. Kutigomeka ku biryo se Ndi kurya ariko. nabyo uzabyigomekaho byivumburire. Ibiryo byo ndabyubaha cyane. Niwe mwanzigira. None uriya muntu si wowe uri kwakura hari iriya telefone ni iyande hariya. Niko uzi ko nawe uri umurozi nka ubu mpaye gupfa ngo ndirye. Hari igufa ririmo. Ndebera wa muntu wacu. Muramubona ibintu amaye. Hariya ni iki kirya amagufa? Ubu urabona ndi umuntu wo kurya amagufa ngewe. Ni iki? Murakoze. Murakoze. Reka nirire. Nawe ngo hari urusenda. Ntabwo nawe naka gusubiza. Nawe rukurye no mu mara rukurye. Kudashimiye amagufa. Mushire inyama niza kunda cyane. Abayobozi bakunda inyama. Izo zagize. Zirahari nda. Oya, je ntume, mbabarire. Je ntume pe, kukica niragabura. Ejo ni yambere mu guteka. Ubwa mbere ngaburiwe na chano kabisa. Watukishe mu mutwe nakubonye. Tibera. Ntabwo bose kwa muri inyama ndi. Mfite ikibazo mu mutwe. Uzi ko inyama utayigize ugirya. Izo ni munsi. None se wega turakwemera. Si yanyama irihema. Yanyama yitwa mara y'ihene. Muhingi yasore. Ndayibonye hano. Irancitse. Ava ariko. Ngizo. Kirayi inyama rwose nazihaze pe. Sure. Wa kameramani ko atari. Ararya mu kanya. Afi yango arashonje. Ubu ngubu ndatekereza ko ari sawa. Ndatekereza ko ari sawa butuvugana. Kameramani ashatse yazinya biraje kamera bye kuko je ndi kumva ubu ngubu nsa n'umuntu wahaze. Niyo narya ariko mutari kundeba kuko ngubu abantu bishingiye bari kundeba. Kuko Imana pe mumbabarire pe. Kameramani babarire ibyo bikamera abantu bizima. Babarira nakwinginze. Nabidukuriye. Nta gahunda nari mfitanye nawe. Babarira rwose ubikure ibyo